nawo unarende kuna kureba uko mu kandi uri musa nkanje ako nakakota kare gakora kwese gusura hari ukuntu bagenda kwitegereza ukuntu cyangwa ahubwo niwe wakwita kare ko gasa nk'umunite kare ko hanyuma abakobwa bari hariya bose wagiye kunyine ko yakuze umugore w'inzobe ubwo wakuwe ni jewe nkagezeho naraje urabona umuntu ugiye kwinjira hariya niwe umuntu anyuraho gusa akavuga neza mama kurusha madamu ajya kuzi wo kuryoshye nk'ubuki bw'ubuhura urabuzi ubuki bw'ubuhura ashaka bari mu ishyamba ngaho komeza nyine nakagura boss wajeyo bintu gukora masaa ine saa cyenda nikira mwana okay saa munani n'igice basi okay uyu munsi fagitire ni yawe okay sawa kamvugane n'umugore sha chiri akugira waberewe rwose uba warimbye no kuri kw'Imana abanda bayihaye hasi ikanzu sinari nzi kutakiyambura mbona yaramutaye cyangwa se gufite ahantu unyura nko muri gym ukuntu akakukura massage ibintu bigakomera sport Yesu ubona ni ntitayeho ntayitambu umucecuru kwe wowe uzi ko ushobora kuzagiza imyaka 80 bakibukekera muri 28 bitewe nuko niyita none ntabwo uza amaso yawe none waya n'amatosha yikuje mizo limete ari na madarubindi yakoreje niyo misatsi yizingazinze gutyo ebana abana mugorange ni mwiza kabisa waramutse neza ari nta kibazo nyine mu gihe cyanga kwibaraza n'indi kwibaza ibintu byinshi abushe no muhanda tuzawuje hanyuma nyine barabaza ngo umuhanda bazagira gutyo bagiye bacisha imodoka zituje none umva hiyo moto bayumvise ni ibintu byose bigenda bisata abakire babahana barareba kumusira bya kwisha mu gitari tuzahimuka niba ngombwa inzu ko nayikodesha tujye n'ahandi kuko nshatse gutekereza neza usanga bimwe na bimvanga so hari ikintu natekereje rero akunduza kunseka oya nuze kunseka rwose umutima mwiza nawe upfa kutangerereza mu kazi gukerereza niba ngombwa duhamagara taxi voiture bukure hano ko niba gutega moto ugende gutera ivumbi wakoze ukuntu usa wowe ukuntu usa buriya ngeyo mbirebye mbona n'washyira amarushanwa hano mwisi mwijuru ni kuzimu niwo mugore wa mbere dufite mwiza wowe se ukubeshya bura nabikira Mariya bura nabikira Mariya bibavuga ntaho muhuye kira Mariya bara mu ni nkubu bira ni imigani wabyumva ariko nkawe mba nkuvuga nkureba ntabwo ari kabya byo guhimba cyase by'abahanzi nge bura kera nari umusubisha kera tukiganga mu wa kane gutyo navugaga umuvuga abantu bakikanga hanyuma ari ikintu ushaka hakundi uze kunseka nyine ni guri kwakunze ntago nkuseka nkuteza amatwereka nyine hakubura boss wawe afite amafaranga menshi uko namubonyera gende d'office yanyu mukoreramo nazane baricara ari muri uruyagaritse uramwobwo winda n'ukura atubira byano byumvikana ubona atatu imyaka myinshi ni ikimenyetso cy'amafaranga ushaka se kwigisha business urashaka gukira kirombe tugicukure kira kirombe reka tugicukure mayeri ndabyemera pe nabaye ngiye ndikabwana ndi nyakabwana ibintu tugushaka hari urushyi ndagukozaho goza wakinye ne nagukubitije cyangwa umugeri ne nakuraza hanze batuze gutaha nese simba ndi mu kazi none cyo ndi gutekereza ngiki uriya boss baretse tukamubyaza amafaranga ariko nawe ushize mu birabwenge utubura ko twabigoronzo ugutese n'ubundi ikiriya kiri hari nacyo ubwacyo ni igihari urugo rwarakinana hari ikindi ushaka no kwisiga sibyo ubundi baravuga ngo ushaka ko imboro zambuka uruzi abanzi bituba hakurya bakonyo kavuga ngo ushaka imbwa akusanya amagufa ese iyo migani warayiga so kuyiga ngiye umwe yamaze ahangaha n'indi gutekereza ko twabigenza urabona urabose usagukunda mu bagore mu bakobwa muzi igitsina gore bose mukora mu akazi ka bose
nawo unarege kuna kureba uko mu hano uri musa nkangere akona kakota kare gakora twese gusura hari kuno bagenda kwitegereza ukuntu cyangwa ahubwo niwe wakwita kare ko gasa nk'umunite kare ko hanyuma abakobwa bari hariya bose wagiye nyine ko yakuze umugore w'inzobe ubwo wakuwe ni yewe nkagezeho naraje urabona umuntu agiye kwinjira hariya niwe umuntu anyuraho gusa akavuga neza kurusha madamu ajya kuzi wo kuryoshye nk'ubuki bw'ubuhura urabuzi ubuki bw'ubuhura ashaka ari bwo mu ishyamba ngaho komeza ninde nakagura boss wawe reka tumutega agatebe sibyo ni business n'undi barakurongora sakarimo katagaragaza ubwona uko wakenye se ku Kigali ahubwo wenda baracyagura ariko kimari cyaki ushatse kuvuga oya kose nukandebe nabi nanu igihe cyo ushatse kuvuga reka nkwereke boss wawe kujya kurongora ajya guhanga buri Yesu ubona nyora bashyira amakaro mu nzu nyora bashyiraho ibirahure bya kukagira ngo amubusa ashitse reka nkwereke rero buhoro cyo gihaza n'undi mugore mu kazi mwiza akaba yagukuzaho uravuga nuko wameze uriya mugabo namurebye ukuntu aba afite ibira by'isura bikanuye ukuntu yiyemera kandi ariyemera cyane tumufatirane twe dukubita ndetse tumere nk'umenye iki urabona igihe sandal yarinze bino bari ngombwa reka akazi wagasezera njye mba mubi buri siko ko ejo hashobora kuza ikindi kigora kwa we gukuzaho nyine reka buriya abagabo bo hejuru siniko bamera uraza rimwe kabiri gatatu ejo akazi ndeka gukuzaho njye reka nkwiye wagiye uko muvuganye twenda kuvuga n'inshuro 50 45 bakimaze wo inshuro 45 uko ugiye akurongora ejo mu gitondo akurongora nimugoroba agukoze mu kanya agutsinda amafaranga tujye business noneho business ifatika mbe mbizi ndeke gufuha nuze umbwe ngo ndananiwe menye ko wabize kwa boss nuze umbwira uti nta bushake menye ko hari uwo bakumaze umurengo nyine sibyo bigaba ko ryakunaniye kandi harimo n'inyungu nanjye mbone iyo profit nanjye nyibone nese ntuyifite iyo ujyanye muri shato nk'iyi ngiyi nta kantu ubonaho urimo ariko icyo ushaka dore ngiki ndagira ngo twebwe tukore business tunayandika yinjiye mvuge ni madame wanjye umunsi yinjije aya ikimbara amafaranga cye cyazanye aya diplome yinjije aya none dukore bije umushara winjiye ku kwezi ako nikiza ko ikimbara cyane cyakunjiza menshi kuca diplome yawe ukura boss wawe ndabizera ngo 50 ngo 30 angahe kukimara oya dushira igiciro gihamye nushaka tuzandika kapa mucyo tugatere twandike ngo 80 sibyo ugushaka tamaya 80 kugira ngo negere kugira kimara amafaranga sibyo bose no kushora 45 uzamwongeze imwe ahantu mugiye kujya wampamagaye nze nisharirije nishaka nsane ninyera gutabara kazamukinyo kasenyera gutabara yazi amafaranga uravuga arakora kandi kakagabo karayafite kakagabo rero ukuntu karesha nk'inci ko y'inkoko ntabwo muje gufite amafaranga Yesu uzinga ikindi muri ntego kumvuga okay saba mu nshuro 46 tuzabipanga mu byo ahantu wabindi ntabwo kugufuhira wabandi ayana bayenda rwebe ntabwo uzongera kurwana nawe nje ndwana n'amafaranga ifaranga ni musema koheresha aho uri kubise haroro ifaranga urarizi wowe yaguze umwana w'Imana wowe nje uzagenda mupanga mu byo ahantu ugende wiyambure bisanzwe ukore bya bindi byose agifata mu nyakaza agira ngo akamurika zimirire mu kabindi agacaca karinjira nakuba urakoze cyane cya kigabo gitwara amakara none kubyumva nacyo kizaza noneho akigira ngo amanure indobe twire mu gipimo uzamo mu message ite nkomanga nisharije none ubwire gute ngo ngwino se uzambwira uti wa mugabo ugeze hafi baramume tutanu buhageze itano inzayibara ngo nawe uzaje wikuzwamo buhoro muri business abagabo reka zigutanga kaya ntago njya niyambura singiye nyine wowe uzaje uyibara mu tutanu turi buhageze njewe nzafata kamutu vubavu aze ngo magere nawe wikoma buhoro wigishwa kwa kundi kwawe none unyihagera ntara uzafata ingoni muhidi hejuru asinye amafaranga niba tumuce miliyoni 20 wumvise miliyoni 20 kandi kakagabo ubundi yari amafaranga naje kumenya ko umugore wako ukamenyera umugore umenera
buriya kashatse umugore abagore babineramo inshuro nyinshi baba barabashatse barakuze baragumirwa n'agacecuru nibyo nyine noneho kamumeneramo kugira nyine ewana kajye kabona ko gafite umugabo reka imbwa y'umubose tuyisubize ku isuka imbwa y'umubose y'ucuruza itabi cyangwa agenda b'umunyonzi nk'abandi wari warabuze ubwenge wowe genda bakurongore abuze n'amafaranga none niba ngombwa agasingizo sheke agukorera akazi miliyoni 20 tumwiteze n'imbere wagenda kuvavanura amavangingo yavushe ni hahandi ntacyo ndamira nta bukwe duteze nihenda kukimaraho bizaguma ari ibanga ryanjye nawe kandi ndi hafi kwivuza kubwo nimba ishobora ariko nitumara kugira amafaranga menshi ntabwo uzajya ujya mu bagore uzajya ujya kumvuza kandi uzaba wakize uzajya kubirukanka wowe uzagenda umvuze wowe tungenda unandogeshe ugiye ngiye ahandi ndi mu muhanda ibitekerezo bimwe kuri wowe gusa noneho ingenza yahagaze direction yayifashe nzamita nyikukoza mu maguru mashya ndavuga muri cyushye bihwanire marikindi miliyoni 20 hari ikindi se singukereze rero jya ku kazi n'uyu munsi uzayabikoze nta kibazo ariko nanone ntukajya mu buryo bwose we hari ibanga rya nyir'urugo gusa ntawe ujye nka nyirayo ngende ugarame gusa none se ni ntamuryohereza ngo yumve ko ntandukanye na ka gacecuru azaya umucunga ari hafi kurangiza umuvugi tugamutwiza gufite ishiri wakoze aho ibintu nk'ibyo kwa kuri mujijije mukora no muri cyane afite cyane muri yambwisho kurya neza gera abandi kumeze nk'ubwisekuru tujya kugwa ahantu heza gatumwumva oya kandi turi kuganira ni nk'ubwisekuru meko nawe kagira umuntu umeze nk'umununi oya ariko nanone taraka yewe ujya mu kazi nakurongora mu buryo bwiza ntakajya agiza na kure kandi ariko ari wanarembye ariko ngomba kumukanya ayo mabuno uzi ko wagira ngo ni inguzanyo ya banki genda utega oya utega imodoka